amahoro y'Imana rero
mukomeje kutwandikira tubwira ko mwaduhaye amakuru meza cyane, mukomereza courage basore bacu, mukomeze kugenda
bagiye baza bwa mbere, umuntu uzajya uduha igitekerezo bwa mbere tuzajya tugenda tumusuhuza cyane. Umuntu rero uzajya uza mbere tuzajya tumusuhuza cyane, ndetse tugende tumugenera no kuba twamushyira mu partners zacu, tukaba twajya tumukorera inkuru ze zihariye mu gihe yaba yabidusabye, tumuha inkuru za nyuma na nyuma ze zihariye, tukazimukorera tukazimuhereza inbox. Rero nimba rero uza hano bwa mbere, jya uhita uduha comment kugira ngo tugende tumenya ko uri umuntu wacu wa hafi. Uduhe nimero yawe tujye tubasha kuguhereza inkuru zawe ziri private. Murakoze rero, mukomeze mubane n'Isumo TV mu biganiro bigiye bitandukanye by'imikino. Amahoro y'Imana rero akomeze abane nawe, ukomeje kugenda ukunda Isumo TV no kugenda ubana n'Isumo TV mu biganiro bigiye bitandukanye, ugenda ubana nabyo. Imana rero ikomeze igufashe, ikurindire umuryango, ikurindire n'abawe, ndetse ikomeze kugenda ikuba hafi. Kandi subscribe winjire mu muryango mugari nimba utarayikanze rero komeza wibanire n'Isumo TV.